ko nubwo hari abatunzwe no kwihiringa cyane hari n'abatunzwe no kujya ibyo batakuze bene abapurani n'ukubira ahubwo mu nteye impuhwe gukinira mu bishoro bya Kazungu umwana w'umuzungu sha 11% kuba ibyanjye muri bubirye mukabiheza mana nshira inzira iki gikombe cy'indenge none se Sarisa ko nta kintu ndi kubona we nanjye ahubwo ndi kwibaza igiti se nakibagiwe mama imizinga yarimutse nzi neza kandi igiti nayo yagitsemo ariko Sarisa nje nkorana n'abantu bavuga ukuri urajye kuntekera umutwe ubona ndi baneti ubona ndi sukara barasinziriye ku buryo washaka kundusha ubwenge ariko rero Kazungu nawe uri abantu bahemukirwa rimwe bakibagirwa ibyiza by'abantu kumushinga wo korora inzuki ari uwanjye nawe urumva nakuvamo gute zaba zigiye Kazungu siniyumvisha ukuntu imizinga yanjye nyuma y'iminsi 3 wambwira ngo irabuze ako rero Kazungu nagufataga nk'umunyabwenge ariko nsanze uri injiji ujye umenya ko nubwo hari abatunzwe no kwihiringa cyane hari n'abatunzwe no kujya ibyo batakuze bene abapurani n'ukubira ahubwo mu nteye impuhwe gukinira mu bishoro bya Kazungu umwana w'umuzungu sha 11% kuba ibyanjye muri bubirye mukabiheza ahubwo icyo ni kizima wowe kora uko ushoboye turebe ko imizinga yagaruka wowe genda witurize ibi ndaje kubyitaho sha abantu bazi no kwiyahura kwiba Kazungu umwuzukuru wa kijwangajwanga turashize sha rest in peace wagisambaho nubwo iminsi yanyu yari 40 ako sinzi ko uyu munsi urubu usimbuka urabona tari satani imwe mbi bona kabona nakano ako twi banzu uyu munsi atari amahoro konzi neza ko tutavuganaga no munsi ukaba wanumijeho byakugendekeye ngute shabyorere ubu nise byamera neza gute ariko ngenda njya nkubaza ubu ikibazo cyose gikemurwa n'abapfumu oya nabandi bagikemura ariko abapfumu bibarakawe wumvishije urupfu ejo bundi rwa mavunane yakoze impanuka rwamagana oya niza mbaraga z'abapfumu ndi kukubwira yibye ibishima by'umukecuru hari aruswa irimo hari rwamagana wowe ihangana umaze ngo yapfuye ngute hanyuma se byagenze gute oya shatwi singubeshye abapfumu nikiremwa giteye ubwoba ubwo uzi ko ibi bishimbo kabirya wamara kukugirayo ukanya imifupa niyo mpamvu nanjye ndumva ndiri kubyimba wowe wibye imizinga y'abandi oya ntago ari nje ariko ndumva ndiri kubyimba apu ibyo ni ibisanzwe nunywa amazi birakira shanjye ndi kumva mfite ubwoba ariko ibyo birumvikana ariko ntiwarinda kubipana kurya umuntu watinyutse kwiba Kazungu none se Kazungu namuhajya agira mubaya cyane uriya agufashe wamwononeye mwarakuranye agukubita inkoni 600 ku itako rimwe ariko iyo agufashe wamwibye atakuzi agushira muri zambwa z'amasaha 20 muri gupanga ibyungu kandi nanazigaburira turashize mana nshira inzira iki gikombe cy'indenge ako twi nakurebye kare mu maganyu ufite kandi nawe uri mu bantu badakunda gukora cyo koza niba ari wowe nakugiriye impu turashize ariko ikindi gitekerezo kimwe washaka wa mushuti wese arisa kabahuza nacyo reka nzamuke Imana imfashe mubone pe shatwi twari tumaze igihe kinini tutanywa inzoga z'ahantu hapfuye umuntu ariko nyuma y'iminsi nk'ibiri mfite icyizere ko turi bumwe turashize kubera iki umva mbonye Kazungu yerekeza kuri wa mupfumu ariko umuntu wamwibye sha Imana imfashe iki nakirokoka turashize cyakoze uzibuka kumenera kumva yanjye kuri satangiye kwibeje ubundi sha wasanga ibisambi Imana yatugabanyirije ku minsi urabona tari satani imwe mbi hello guys ese waba wirirwa wibaza ahantu hakuri ikoresho byagufasha gutunganya content yawe icyanzu.com twaje nk'igisubizo cyawe guys ushaka microphone video making tripod guys turabigufashamo kubibona reka ngutembereze urakaza neza mu cyanzu.com ngiyi side ya stand then uraza hano uhasange umwanya wa video making okay guys mbazana hano mu mwanya mu mic ama micro agufasha gutunganya content yawe kugira ngo amajwi yumvikane neza urakaza neza mu cyanzu.com uratumiwe